Babana mukunda Agasobanuye k'ubwenge, uyu munsi nabazaniye agasizoni k'urukundo tugatangiriye ahangaha. Umusore ari gukina volleyball nako basketball, barakwereka aho hari undi mukobwa wari uhari ari kumufana. Uyu musore baza gukinana, umukobwa agize ngo arakinye aranyerera aragwa. Ukurikire filime witonze. Uyu mukobwa yamanutse nabi agiye gukubita umutwe hasi, uyu musore aza kubibona. Ukurikire filime witonze. Uyu musore yaje ari kwiruka ariko niba aratabara simbizi, barakwereka yagereye igihe atabara agakobwa. Disi uyu musore yaragatabaye. Uyu musore ntumwibagirwe, bamwita Jacobu, nabazaniye agafilime ka Jacobu. Uyu mukobwa nawe bamwita Ana, ntumwibagirwe nawe. Ukurikire filime witonze. Ubwo uyu musore n'uyu mukobwa barebanye guca, umusore ashaka guha umukobwa akabizu. Disi n'umukobwa aramwemerera, azana iminwa ye aje gusoma umusore. Ukurikire filime witonze. Baje begerana mu izina rya Yesu. Iyi filime yo uko tugitangiye sinzi niba biri buze kugenda neza, kuko niba udafite sheri biraza kuba ibindi. Kumbi barakwereka uyu mukobwa ni umukobwa w'uranga wiryamiye ari kubirota. Gusa uyu mukobwa n'ubundi bisa nk'aho ari mu rukundo. Bari bakwereka hari mu masaha y'urukerera, hari saa 12. Ukurikire filime witonze. Umukobwa yari yarafashe umusego arangije ashyiraho ifoto y'umuhungu. Uyu muhungu niwe yari ari gusoma, niwe yari ari kurota, ari gusoma ndetse bari gukinana. Iriya foto sinzi niba uri kuyibona. Barakwereka umukobwa yarabyutse aravuga ati ndi kugira ni ibyanyabyo, ati kumbe ndi kurota. Arangije aravuga ati gusa Jacob wanjye ndamwikundira cyane. Agasobanuye k'urukundo uyu munsi nakazanye ngiye kubatamo. Barakwereka uyu mukobwa yaravuze ati mana, amasaha yo kuja ku ishuri arageze, reka mbyuke nje ku ishuri nitegure nje ku ishuri ndibuze guhora na Jacob wanjye. Disi uyu mukobwa yarotaga ibintu bidahari, gusa ibyo yari ari kurota mu kanya tugiye kuza reba niba ari impamo. Nukurikira Agasobanuye witonze uraza gusobanukirwa. Utarakanda subscribe biragoye yuko wagenda ukazongera kubona indi episode izakurikira iyi ngiyi. Barakwereka umukobwa yaje kureba mu myenda hano, areba umwenda arambara. Nuko nguko tugatangiye agasizoni kacu, kandi aka gasizoni nikazakuryohera uzambwire uzagura n'akantu. Barakwereka uyu mukobwa yaje kwishira ku cyangwe, arangije yigira neza cyane aridekora. Barakwereka yiteye cyangwe, inkweto, imyenda zimeze neza ndetse n'agakapu bijanishije byose. Barakwereka uyu mukobwa yaje kureba niba ameze fresh, ku buryo nyine nawe umuntu uri mu rukundo urabizi uburyo aba yiyitayeho. Umukobwa yaraje afata agakapu. Feri ya mbere barakwereka ku ishuri. Ukurikire filime witonze. Ku ishuri uyu mukobwa yageze ku ishuri yabukereye, ari uwa mbere. Umuntu waraye ari kurota umuhungu, sinzi niba yagira amahoro. Yarazindutse ageze ku ishuri asanga niwe wenyine uhari. Arangije aravuga ati asye, nagiraga ngo najya kubu yahageze, none ni njye nyine atariko reka nze kumutegereza. Barakwereka uyu mukobwa yaje kwicara mu ntebe kugira ngo abategereje uriya musore Yakubu. Uyu mukobwa aravuga ati reka mbe nibereye mu gatinde. Barakwereka umukobwa yatangiye gufungura ibikapu, yatangiye gufungura igikapu gake gake. Ukurikirana filime witonze uraza gusobanukirwa. Amatara atangira kuvaho, imirabyo itangira gukubita, umuriro ukabura ukongera ukagaruka. Kurikira filime witonze. Nyagasani, ibi bintu biteye ubwoba. Kandi wibuke ko uyu mukobwa ari ahangaha wenyine, umuriro ukavaho ukongera ugasubiraho. Nyagasani, ibi bintu ni ibiki? Ifilime yacu nuko tuyitangiye. Ukurikire filime witonze. Uyu mukobwa ubwoba bwaramwishe. Nyagasani, ese ibi bintu biraza kugenda bite? Barakwereka ako kanya inzugi zarifunguye, inzugi zatangiye kwifungura. Barakwereka hari umuntu wavuye wambaye ibikweto bimeze guco. Nyagasani, kandi aha hantu uyu mukobwa ari niwe wenyine uhari. Barakwereka havuye ibikweto bimeze gutyo. Uyu mukobwa abona iki kintu, abona ntabwo ari gusobanukirwa icyo ari cyo rwose. Arangije
agiramo akantu k'ubwoba, barakwereka havuye ikintu kimeze gutyo. Nyagasani, uyu mukobwa ari mu ishuri wenyine, uyu mukobwa yaratabaje, kiza kiri kuvuga gutyo, kimeze gutyo, giteye ubwoba. Barakwereka umusore yese kuyoramo masike, aravuga ati ana ni njyewe. Nyagasani aravuga ati wigira ubwoba, ni njyewe. Uyu musore aravuga ati surprise, ukurikire. Uyu mukobwa ana arangije aravuga ati kuntu kinkanze. Uyu musore aravuga ati ngutayemo, noneho ndakwemeje. Maze uyu mukobwa aravuga ati ceceka aho ngaho, ibintu ukoze ntabwo mbyishimiye, ati urambabaje, ati kuntu cyari kinkanze. Uyu musore abona bamubwiye nabe ariko gakeya, aravuga ati umbabarire, nashakaga kugutungura, ukurikire filime witonze. Maze umusore yegera umukobwa gake gake, yegera hino asatira umukobwa, atangira kumubwira ati si none basi urababaye, ukurikire. Umusore akuraho igikapu, nuko tugatangiye, aravuga ati hari akantu nakuzaniye, ukurikire. Maze uyu musore aravuga ati nakuzaniye akantu uyu munsi, sinzi niba uri bugakunde, ariko 95% ni ukuri buze kubikunda. Umusore yari yamuteyemo akantu k'akagifuti. Uyu mukobwa akibibona yari yishimye, abona yuko n'umusore amwitayeho. Maze uyu musore aravuga ati nkwifurije kugira apeti mu gihe uraba uri kuza kureba impano yanjye. Uyu mukobwa aravuga ati ndabyishimiye cyane, ndakwishimiye, ati kandi noneho ndanakubabariye. Barakwereka n'abandi banyeshuri batangiye kuza. Ako kanya mwarimu nawe avayo, ahita avuga ati mwaramutse mute banyeshuri, ndabasuhuje, good morning class, abatazi n'icyongereza ni munsange mbigishe. Barakwereka umusore yahise afata masike ye nawe abika ibyo bari bamuzaniye, barangije bahita bitunganya baja mu ntebe. Mwarimu yaje ahangaha arababwira ati mbanje kubasuhuza, ati kandi reka nizere yuko weekend yagenze neza. Bari bavuye muri weekend. Arangije arababwira ati rero mbafitiye umunyeshuri mushasha uje kwiga mwa kino kigo. Barakwereka umunyeshuri musha yavuyeyo. Maze uyu munyeshuri atangira kwimurika gutya, nawe uri kubibona. Iki gisore cyarebye uyu munyeshuri gitangira kuroba. Nyagasani, agafilime kacu nababwe ngo nuko tugatangiye. Umukobwa nawe arebye umusore atangira kumwicira akajisho. Umusore nawe agasiri arakakira, atangira kumwicira kandi kajisho. Anabirebye arababara. Ukurikire filime witonze. Maze mwarimu arangije aramubwira ati genda wicare mu bandi banyeshuri. Ubwo ngubwo barakwereka uyu munyeshuri musha waruje muri kino kigo yaje kwicara ahangaha. Gusa uyu munyeshuri ntabwo tuzi ukuntu yitwa, ariko nidukurikirana filime twitonze turaza kubimenya. Maze mwarimu arangije arababwira ati rero banyeshuri mube muraganira ku bijanye na weekend, ndaje ngaruke mu kanya amasomo yongera atangire. Agafilime kacu nakubwiye ngo nuko tugatangiye. Iyi ni episode ya mbere, aka ni agasizoni. Uyu musore yaje atangira gusuhuza uyu mukobwa. Uyu mukobwa yari yicaye inyuma ye. Maze uyu mukobwa ntumwibagirwe nawe bamwita Jeannette. Uyu mukobwa aramusuhuza. Ukurikire filime witonze. Ubwo ana yarabirebye arababara. Ukurikire. Uyu musore arangije abona ukuntu aka gakobwa kari guseka. Maze aka gakobwa karamubaza kati none si witwa nde? Uyu musore aramubwira ati ubajije ikibazo cyiza cyane. Aramubwira ati banyita Jacob. Ukurikire filime witonze. Ubwo batangiye kurebana gutya, ndetse ubona yuko harimo n'akantu. Gusa uyu musore wibuke afite undi mukobwa umukunda. Ese ibi bintu bizagenda biti? Ukurikire. Gusa barakwereka aka gakobwa n'akajura kahise kamukuramo impeta. Karangije karamubaza ati ni byiza guhura nawe, ati kandi nifuza yuko wambera inshuti. Uyu musore aravuga ati nta kibazo rwose. Uyu mukobwa anarabyitegereza, yitegereza ibi bintu, abona harimo akantu. Maze uyu musore arangije aramubwira ati tugende mbe ndagutembereza kino kigo nkwereke ukuntu byifashe. Uyu mukobwa arangije aramubaza ati Jacob,
ati Jacob ubwo yakura umukunzi we Jacob aramubwira ati bimeze bite. Jacob amurya sine aramwihorera arigendera, maze uyu mukobwa aravuga ati umuntu abonye mu masegonda abiri atangiye kumwiyegurira bimeze gutya kundusha. Aravuga ati rwose ntabwo nabyemera. Uyu mukobwa arahaguruka, barakwereka Jacob yatangiye kumwereka karasi, atangira kumusobanurira akantu ku kandi, ari kumubwira ati hano niho haba bimeze guca. Barakwereka uyu mukobwa yatangiye kuza gufata Shanete y'uwo musore Jacob ari kumusobanurira, gusa uyu mukobwa we wagira ngo hari ibindi bintu agambiriye kugeraho. Kurikira filime witonze. Ubwo uyu mukobwa yaraje atangira gucomokora Shanete, gusa Ana yari yabakurikiye. Ubwo Ana babonye ahita amukagura, aravuga ati we Jacob bimeze bite. Ana avayo ukurikire, aza ari kureba aka gakobwa, arakabwira ati ni gute uri kwifatishwa kuyo Shanete, ushaka kuyiba, kuki uri gucamukora Shanete. Maze uyu mukobwa aravuga ati ariko nta kintu kibi ngambiriye kugeraho. Maze uyu mukobwa Ana aravuga ati ndi kubibona yuko uri agasambu ushaka kwiba uyu musore Jacob, ati kandi nabibonye neza nagucunze. Ukurikire filime akantu ko kandi uraza kuba wasobanukirwa. Ubwo uyu mukobwa Ana atangira kumubwira nabi, atangira kubwira uyu musore nabi, aravuga ati ni gute wabona umuntu bwa mbere ugatangira kumwizera ndetse no kumwiyegereza cyane. Ubwo uyu mukobwa Janete arangije amubwira ati rero nta kintu kibi tugambiriye gukora, ati ni ukuri kw'Imana urabona yuko ndi mushasha kuri kino kigo, yabaga ari kuntembereza ari kunyereka. Maze uyu musore aravuga ati niko ibintu bimeze, ndi kugira ngo mutembereze mu kigo maze mwerekere kugira ngo abashe kumenyerana n'abandi, ati naho ubundi Shanete urabona yuko nyambaye. Maze uyu mukobwa Ana aramubwira ati ariko ntabwo byari ngombwa kugira ngo wizere umuntu bigeze ahangaha. Maze uyu musore aravuga ati Ana wibigiriramo ikibazo, wibirakariramo rwose, nta kibazo na gito kibirimo, ukurikire filime witonze. Maze uyu mukobwa Ana aravuga ati nge ntabwo ndi kubishira amakenga, aravuga ati nukuri kw'Imana kandi mbikubwire urabizi Jacob ndagukunda cyane. Uyu musore aravuga ati ariko nanjye ndagukunda kandi nawe urabizi, ubwo rero nta kintu kibi turi buze gukora. Maze uyu mukobwa aramubwira ati rero uze kuba wakirinda, ukurikire. Uyu mukobwa yari yabikenze, ukurikire filime witonze. Ubwo aka gakobwa ka Janete kari kubireba, uyu mukobwa Ana arangije arakitegereza, gusa yari kukareba nabi akumva yanakarigasura kubera ko yari kubona ko uyu musore yari atangiye kukigarurira kandi nawe yari ari kugafuhira. Ubwo yese yikubita aragenda, ageze hano aravuga ati asa ariko kariya gakobwa ntabwo ndi kugashira amakenga, kariya gakobwa ndi kubona katiyoroheje, ati hubwo ndi kumva nasubirayo narangiza nkabacunga nkareba ibyo bari buze gukora byose. Barakwereka Ana yahise asubirayo. Ako kanya barakwereka muri basketball, mu kibuga cya basket. Ahangaha naho uyu musore Jacob yari ari kwatembeza uyu mukobwa Janete. Barakwereka rwose ni mu kibuga kimeze neza, ni ahantu hameze neza. Ubwo Jacob yatangiye kumusobanurira, atangira kumubwira ati rwose ahangaha niho twitoreza basketball. Maze uyu mukobwa aramubwira ati ndahakunze, ati si none nawe uzi gukina basket. Uyu musore aravuga ati reka mbikwereke, ukurikire. Barakwereka uyu musore yaraje aterura umupira, atangira kumubwira ati reba ukuntu tuba turi kuzikina, ati ni gutya rwose tuba turi kuzikina. Barakwereka uyu musore yari afite n'impano yo gukina basketball we. Uyu mukobwa ari kumufana, umusore yaraje atangira gusatira ahantu batsindira. Ukurikire uyu musore yari afitemo n'akantu k'impano ko gukina ka basket, umusore ahita atsinda igitego, uyu mukobwa aramufana. Ukurikire maze uyu mukobwa aravuga ati nkunze ukuntu ukina basketball neza we. Uyu musore aravuga ati ariko nawe nakwigisha. Ukurikire filime witonze niba waba bifite mu bushake. Uyu mukobwa aravuga ati ibyo ngibyo rwose ibyo nabyo nta kibazo kibirimo. Uyu musore yatangiye kumenyereza uyu mukobwa buri kamwe kose. Barakwereka uyu mukobwa gusa yari yabonye yuko uyu musore yambaye utuntu duhenze, udukufe ndetse
n'agasaha. Impeta yari yarangije kuyimucomoramo kera. Uyu mukobwa aravuga ati nanjye nshaka yuko unyigisha rwose, ati kuko ndi kubona uzi gukina neza. Maze barakwereka umusore yahereje umukobwa baro, arangije aje aho batsindira. Umusore aramubwira ati uranaga hano hejuru, ati niko bimeze kugira ngo uze kuba watsinda nukuri buze gutunganyiriza mu gipimo ndani. Umukobwa arangije avayo. Ukurikire filime witonze. Umusore yari ari kumwereka ahantu ari buze gutsindira. Umukobwa reka turebe uyu mukobwa niba bifitemo impano. Umukobwa yavuyeyo ku mbaraga nyinshi, kandi gutera umupira ntabwo bakoresha imbaraga. Uyu mukobwa wo kugera atere hejuru, ahubwo atera umusore. Umukobwa afata undi mupira arongera arohereza umupira, uvayo ufite imbaraga nyinshi cyane, uhita wikubita ku musore. Ukurikire umukobwa yuzura izindi mbaraga. Nyagasani, uyu musore aravuga ati wa mukobwa we, tera umupira ahantu ukwiye kujya, uri kumbabaza. Umukobwa avayo atera uyu musore undi mupira, noneho uri hejuru y'izuba yamuteye zose. Barakwereka uyu mupira ufite imbaraga nyinshi cyane, sinzi niba warokoka. Uyu musore bamukubise umupira wo mu mutwe, ahita agwa hasi amanuka nabi gutyo. Nyagasani, buriya ibintu byose biza bishashagirana siko biba ari zahabu mw'abantu mwe. Niba uri kureba iyi filime umenye yuko ikintu cyose cyiza atari ko kizakugeza ku cyiza, ahubwo gishobora no kukugeza ku kintu kibi. Ukurikire. Ubwo uyu musore yaraje yikubita hasi atya. Nyagasani, uyu mukobwa aza amusatira amwegera. Barakwereka umusore yari yakomeretse cyane ndetse yataye n'ubwoba. Umukobwa yaramucucuye akantu kari ko kose gahenze gafite agaciro karekare. Uyu mukobwa yakamukuyeho, aravuga ati mana yanjye, ati mbega ukuntu ibi bintu ari byiza. Ukurikire. Uyu musore bari banamuziritse disi. Umukobwa yararangije amukuramo buri kimwe, agakufe, agasaha, buri kimwe cyose. Ari guseka ari kuvuga ati mbega ibintu bihenze, ati ngubu nanjye ngiye kuba natunga ku bintu bikaze. Umusore yirebye asanga bamucucuye kandi banamuziritse. Yakangutse asanga bamuziritse, aravuga ati Jeannette, kuki watinyuka gukora ibi? Ukurikire. Aravuga ati vuba mpambure, gira vuba vuba. Ukurikire filime witonze. Uyu musore aravuga ati nari nakwizeye, atari ko ni gute watinyuka gukora ibi ngibi? Maze uyu mukobwa aravuga ati mbega ukuntu bishimishije. Kurikira akantu ku kandi. Uyu mukobwa aramuseka. Uyu musore atangira gusakuza ariko umubwira ati mpambura. Barakwereka Jeannette, wibuke ko yari yabakurikiye. Yageze hano arahengeza asanga umusore yaboshwe, aratangara cyane ndetse abona uyu musore ari no gutabaza. Umukobwa aravuga ati reka nihishe bataza kumbona. Arangije aravuga ati ubu ndakora iki kugira ngo ntabare uriya musore Jacob? Ukurikira filime witonze. Uyu mukobwa arangije aravuga ati reka mpamagare sekirite. Ukurikire. Ubwo uyu mukobwa yakuye telefone ahita ahamagara vuba bidatinze. Ubwo barakwereka Jeannette, we yari yishimiye intsinzi rwose kubera yuko yari yayisaruye Jeannette ndetse n'amasaha n'impeta, wibuke niwe uyifite. Ubwo uyu musore aramubwira ati mbabarira umpambure. Maze uyu mukobwa aramubwira ati ntabwo naguhambura, ati ahubwo bye bye. Barakwereka ako kanya hari uwavuyeyo n'umukoropesho rakrete. Uyu mukobwa yari yababaye. Barakwereka yavuye asatira abangaba aho bari baherereye, aza ari no kureba nabi. Arangira avuga ati uzi rero ngo wacika, ntabwo wacika we, tuza. Ukurikire. Uyu mukobwa Jeannette aravuga ati wowe nta kintu wantwara. Maze uyu mukobwa Ana aravuga ati ngiye kugukubita birenze, agucangira rakerete. Uyu mukobwa wagira ngo ni umukaratika. Jeannette arebye agiramo n'akantu k'ubwoba. Barakoreka uyu mukobwa yaraje agiye kukimukubita, Jeannette arakwepa. Ukurikire filime witonze. Jeannette yarakwebye gusa umukobwa yamwirukanseho. Ukurikire. Aba ni abana batoya bari mu myaka 17 gusa bari gupfa umuhungu
barakwereka aba bana bararwanye itaka ritangira gutumuka, gusa mu by'amahirwe barakwereka bari barangije kunanirwa nyagasani, gusa bageze hano bararuhuka. Uyu nguyu yarebye abona imikufe n'isaha ndetse n'isaha babimwatse buri kimwe cyose, arongera ararakara, intambara itangira kongera kurota, arangije afata ya rakerete atangira kwirukankana kuri Ana. Uyu musore yari kureba nta kintu yari yabikoraho kuko yarabojwe. Uyu mukobwa yaraje yirukira kuri uyu musore, uyu nguyu nawe avayo azana rakerete ngo ayimukubite. Agiye kuyikubita Ana barakwereka yarahunze, uyu mukobwa ayikubita uyu musore ku mutwe. Nyagasani, uyu musore ubanza birangiye. Jeannette gusa ntabwo yari abishaka, yaragiye kuwukubita uyu mukobwa Ana. Uyu mukobwa Ana yarabirebye arababara, kuri sheri we yanakwica ukurikire. Maze uyu mukobwa Jeannette aravuga ati ntabwo nabishakaga. Uyu mukobwa Ana arije avuga ati reka nkwereke, aravuga ati ndakuziye wa mukaritasi we, ati nagumye kukorohereza, atari kubureka nze umbone ukurikire. Ubwo barakwereka Ana yavuyeho n'umujinya mwinshi aza gukubita Jeannette, yamukubise igipfunsi gipimye nk'ibiro 7. Jeannette ahita acira amazi. Nyagasani, uyu mukobwa Ana nawe yari afite imbaraga, yarashoboye kugwana, gusa turi gutangira kubona ari gukaragara karete, twaketse yuko uyu mukobwa ashobora kuba yarize na karate. Arangije atangira kuvunira mu mavi, atangira gukubita uyu mukobwa agacira amazi. Uyu musore ari ahangaha bamuciyeho amazi atangira gukanguka. Barakwereka Jeannette yarakubiswe abura n'akanya ko gutoragura amabuye. Barakwereka uyu mukobwa Ana yarebye Jacob abona yakangutse, ari kumwitegereza. Uyu nguyu nawe aramufatiranya avayo atangira kumudoda. Nyagasani, aramudoda bya nyabyo. Uyu mukobwa yaramukubise, Ana yarakubiswe. Uyu musore arikanga abona ko uyu mukobwa atoroshe. Barakwereka Jeannette yagukubitiye uyu mukobwa, arangije avayo ku gipfunsi cya danje amukubita igipfunsi cyo mu nda. Ana nuko yamanutse nabi. Ese ibi bintu biraza kugenda bite? Ana yamanutse nabi na ya mikufe, arangije ayiterera hasi. Uyu musore arahamagara ati Ana. Ana yari ari kubabara, maze Jeannette arangije araza arongera atora ya mikufe, arongera arayitora kuko bose yari abagwanyije. Ese ibi bintu bizagenda bite? Episode yacu tuyisoreje ahangaha. Mwari kumwe na umwari Fabrice nk'ibisanzwe. Tuzahurire muri episode ikurikira naho ubutaha. Ndabashimiye mwebwe mwese twabanye muri aka gasobanuye, ndetse muri episode ya mbere yifurije ikiza cyose giturutse ku Mana. Imana ibaha umugisha kandi ibarinde. Ndabakunda cyane. Ciao ciao.